hari impamvu ikomeye itumye Safi Madiba ubundi wabaga muri Canada afata indege akava muri iki gihugu. Abantu bari kwibaza ese agiye burundu ntazagaruka kuba muri Canada? Ariko ku bwanjye mbisesenguye ngerageje kubisesengura neza, ndabona ko afite amahirwe menshi yo kugaruka muri Canada kurusha uko yajya gutura mu Rwanda. Muti yagiye rero bimeze bite, ni iki kimuvanye muri Canada? Byose reka nze mbibasobanurire. Hari amakuru twasomye mu minsi mike yashize, ngira ngo ni ku Nyarwanda, abasore bo ku Nyarwanda nabo mbahe big up. Hari inkuru twasomye ko ngo itsinda rya Urban Boys ryaba rigiye kongera gusubirana. Maze kuganira na Safi Madiba, ariko twaganiraga bisanzwe bya kivandimwe, arambwira ati kuri uyu wa gatandatu ndafata rutema ikirere njye mu Rwanda. Ndamubaza se koko ibi bintu nibyo mwarasubiranye? Arambwira ati yirinze kubikomoza, ariko umva ukuntu yabisobanura. Ati hari kontra twabonye. Ubwo abavuga rero ko basubiranye bashobora kuba bibeshya. Urban Boys ishobora kuba idasubiranye nk'itsinda ngo bongere bakore indirimbo, bongere bakore ibyaranze ibiranga itsinda, ahubwo basubiranye kubera iyi contract, bakabasha gusubiranamo za ndirimbo abantu bakunze baririmbye, ariko batagiye gusubirana nk'itsinda nk'ubuze, kuko kugira ngo basubirane byasaba ngo babe bari ahantu hamwe, cyane cyane nicyo bisaba. Bashaka gukora umuziki bari ahantu hatandukanye, ariko umwe ari muri Canada, undi ari mu Rwanda, undi ari muri Amerika, biracyagoranye cyane. Ariko Safi Madiba asubiye mu Rwanda kuri wa gatandatu, aratega indege yerekeza mu Rwanda, aho bagiye gukora ibitaramo bya ngira ngo ni Primus Guma Guma Superstar cyangwa se Bralirwa cyangwa se EP Music. Hari ibitaramo bikomeye cyane biba mu Rwanda, bihora biba buri mwaka, bakaba ari byo rero bagiyemo, bamaze gusinya kontra. Ubu ngubu bagiye gutangira kuzenguruka igihugu bari muri ibi bitaramo. Birashoboka ko Safi Madiba yamara igihe kinini mu Rwanda, ariko sinizeye ko Safi Madiba azajya kuba mu Rwanda nkuko The Ben yabikoze, akava muri Amerika akaza mu Rwanda. Gusa ntawamenya ese yazajya mu Rwanda, gutura mu Rwanda nkuko Kitoko nawe yabitangaje ati ngewe ubu ndasezeye mvuye mu Bwongereza, ko Kitoko yabanje kuza mu Bwongereza ajya muri Amerika asubira mu Bwongereza, ariko ubu ngubu yatangaje ko yasubiye gutura mu Rwanda. Ese koko na Safi Madiba niko bigiye kumera? Biragoye cyane, ariko biranashoboka. So niyo makuru mashyashya rero, reka turebe iri tsinda ese bazongera gukora izindi ndirimbo. Nubwo umuntu atabyemeza, ariko nabyo birashoboka ko mu gihe bazaba bari kumwe bashobora kugira iki gitekerezo cyo gukorana izindi ndirimbo, hanyuma tukazajya tuzumva zasohotse, kandi byaba ari ibintu byiza cyane. So abakunzi ba Urban Boys, abakunzi b'umuziki nyarwanda, abakunzi b'ibitaramo nyarwanda, hazacu wambaye muri iki gihe Urban Boys bamaze kongera kuba bari hamwe, bakaba bagiye kongera kudutaramira muri ibi bitaramo bishyashya bari kumwe nka Urban Boys. So reka mbashimire cyane mwe mwabanye natwe. Wakora subscribe ukareba izindi video, turahurira mu yindi video. Ciao, bye.